Agasobanuro kacu k'urukundo k'uyu munsi tugatangire hakuno hari umugabo uje gusoba mu kinyaro cy'abagabo abonamo umukobwa ahita amubwira ati hayi, maze umusore aramubwira ati mu kureba ahita abona afite icupa, aramubwira ati sibyo ni ibiki? Akibivuga ako kanya umukobwa yahise amubwira ati ceceka, haba hasohotse ikigabo mu bwiherero. Ako kanya umukobwa ahita amubwira ati hani akira icyo kunywa cyawe. Maze umugabo agiye kukinywa wa musore ahita avuga ati uburetse wait umuntu ngumu harimo ibintu bitari ibyo kunywebwa. Maze ikigo kivuga ati okay ni ukuri, ahita kireba icupa ngo ni ukuri koko, gihita gifata kireba umukobwa cyanjye cyamubwira ati uri umusore mwiza sha, uri umusore mwiza. Gihita gifata umukobwa ako kanya cyanasinze kimufata nabi, kirangiye gifita gisunika wa musore urangije kugitabara, gihita gifata umukobwa gisuka inzoga mu kanwa, ibintu ziko byatuma napfa umukobwa. Umusore avuga ati ibyo ni wait. Maze umukobwa arabinywa ako kanya, umukobwa arabijundika, ahita gifata aracyasamura, ahita bigita mu kanwa ko cyasinze cyo gihita kibimira. Maze umukobwa ahita agaruka, ahita cyaka icupa kikimufata gihita kigwa hasi, bigaragara ko uburozi bw'icyo cyabumwe. Maze umukobwa ahita avuga ati akira mfasha hano gatoya, dukoresha uburyo bushoboka tumukura hano ngaha abarinzi be batari baza, kuko bashobora kuza bakatugirira nabi cyane. Maze umusore avuga ati se nibiki ko natari kumenya, baragikura cyane kimeze nk'icyema, avuga ati ko kiremeyera. Maze bodyguard araza, boss hey boss. Maze abangaba bahita baceceka, bahita bavuga ati ubu ni umukozi, bahita batangira gusomana. Maze bodyguard ahita avuga ati oh boss I'm sorry. Kiba kibonye inkweto za boss gihita kivuga ati boss sorry ntago nabibonye. Gihita kibwira abandi barinzi ati ibintu byose bimeze neza. Maze abangaba bacunga kimaje gusohoka bahita bava mu bwiherero. Umusore we yumiwe ari kwibaza ati ese ni ibiki biri kugenda bimbaho ko nize mu bwiherero bisanzwe. Avuga ati dufite ubu tugomba kuba twava hano, ahubwo turi buze kuba twanyura hehe? Avuga ati tugomba kunyura mu idirisha kugira ngo tube twacika hano hantu kuko nta bundi buryo dufite. Umusore avuga ati ese ndanyura mu idirisha byagenze gute? Avuga ati ngo ngaho guma hano ngaha kugira ngo niba uri kumva udashobora kuba wanyura mu idirisha. Umukobwa nyine ubona we ko ibi bintu asa nk'uwabimenyereye areba umusore neza. Maze anjye aramubwira ati dufite kuba twagenda, tugomba kuba twagenda kandi tukajya iwawe mu rugo. Umukobwa atangira gusekera umuhungu avuga ati ese koko ni ukuri urishyuha ko tugomba kuva hano tukajyana iwanjye? Maze umukobwa ahita akurura umusore direct nabi byo gutinda mu magambo, bahita baza vuba. Umusore ahita avuga ati uwo mukobwa nshaka kumvira mu buzima, sinshaka kuneza ibibazo, nimereye neza none dutangiye kunzanamo ibibazo, ngiye kuguha amafaranga uciye kuva hano ngaha, ibyo bintu simbishaka, sinshaka ko nyicira ubuzima. Maze umusore avuga ati akira no ku mafaranga yanjye nari narabitse, sinshaka ko unyicira ubuzima, nari nibariyeho nimereye neza. Umukobwa arayafata arangije aramubwira ati ese uri kumpa amafaranga yawe y'ibiki? Atayegeza ivarisi hirya, atagenda aho yakuye amafaranga, arangije ayasubizaho. Ese nuko icyo umukobwa yanze gufata aya mafaranga, ko tuzi ko abakobwa benshi bakunda amafaranga. Avuga ati sinshaka gusubira ku mugabo wanjye ni ikibi. Umuhungu aramubwira ati se nuko icyo wemeye gushaka nawe? Umukobwa aramubwira ati avuga ati debe ibintu nambaye byose ni iby'agaciro gakomeye cyane, haba amaherena, haba inkweto, buri kimwe cyose nambaye hano ngaha n'imikufi, urabona ko ari iby'agaciro gakomeye cyane. Cyo rero ikintu nshaka ni kimwe, nshaka ko muri uyu mwanya ndetse n'ijoro ryose, aka kanya manywa ndetse n'ijoro ryose, nshaka ko turimarana turi kumwe, base ndebe ko nishima by'igihe gitoya. Ese nuko icyo umukobwa ari kubwira umusore ngo ashaka kwishima, ahita amufungurira ikanzu direct. Batangira kuba babinoza, batura hasi ibitabo. Ako kanya batangira kuba babinoza, ubona ko bashushe bose cyane. Ako kanya umusore atangira kuba yabikurikirana, batangira no kwangiza ibintu. Ese ibi bintu nuko iki mubikunda? Mwirinde sida mumenye ko igihari, bidyacu ntibitinda. Ubwo umusore batangira kunywa. Umusore ako kanya urebe bya bindi by'abasore b'i Kigali binaye Rwanda, aho kurahura n'umusore umukobwa rimwe mugahita mutangira kubikora. Umukobwa yatangiye kubwira umusore ati umukobwa wese uri ku isi aba yifuza kuba yabana n'umugabo ufite amafaranga cyangwa akaba mu buzima bwiza. Cyo nanjye nibyo nifuje, gusa byo sibyo ibyo nari nshaka kubamo, sibwo buzima nabayemo. Nasanze uriya mugabo nzi ko ngiye kwishima, naho ntago nari nzi ko ari byo nimbukiro ry'ubuzima byanjye. Maze umusore ahita amubwira ati ese ubundi bakwitane? Umukobwa aramubwira ati ntago ari ngombwa kuba wabimenya, igihe nikigera uzaba wabimenya, wowe fata icyo kunywa cyawe. Aramubwira ati nyine numvaga nshaka kuba ndi kumwe nawe
kugeza aya masaha kandi ndatekereza ko nishimiye buri kimwe. Umusore amubwira ko urimo kunjijisha, nagusabye kumbwira izina ryawe sinzi impamvu. Aramubwira ati sweetie, nshaka ko ndi kumwe sinshobora kuba nakwibagirwa rero, ariko nshaka ko nyibagirwa by'igihe gito, wenda nk'amasegonda 2. Umusore ako kanya icyo kunywa yari afite yumva gitangiye kumukoramo, bigaragaye ko umukobwa hariya yamuroze, maze umukobwa agifata avuga ati uburuhutse, maze umusore ako kanya ataryama direct. Umukobwa akimara kubona umusore aryamye atahaguruka ako kanya, afata ikanzu ye y'umutuku arangije ava aho ngaho, maze icyo kunywa bagisigaho ngaho. Umusore yaje gukanguka abona aryamye mu ntebe, yibaza ati ese ni ukubera iki se, byagenze uti? Atibuka buri kimwe cyose, avuga ati burya bwanakeye. Araza areba ya foto yari yangiritse, abona ni nzima, aravuga ati okay. Bigaragara ko umukobwa mbere yuko agenda ibintu bye byose yabisize ku murongo, maze umusore aravuga ati ese uyu mukobwa utanyibye ni ukubera iki yasize anduzi, nta n'ikintu na kimwe cyanjye yatwaye? Umusore atangira kubyibazaho, aravuga ati ese ubundi katigeze ambwira izina rye, nzamukura he? Bigaragara ko nawe yari yatangiye gukunda. Ako kanya babonye ya mpeta y'umukobwa, yamubwiye ati nayo ni iy'agaciro gakomeye cyane. Bidatinze umusore yaje kugisha inama mugenzi we, amubwira ati ese ngaho mbwira. Amubwira ati ko yahuye n'umukobwa, ariko uwo mukobwa akaba yamukunze, akaba yamugiye mu bitekerezo. Mugenzi we amubwira ati ako nta mpamvu, vipi zawe mani? Amubwira ati Mike, ni ukubera iki umeze utyo? Umusore bamwise Mike, niho kuva filime yatangira no tumenye izina rye. Ako kanya bahita baza, wa mukobwa ahita aza muri akora karesitora. Umusore w'umutwe avuga ati danguriya ni wa mukobwa, danguriya uriya mukobwa uri hirya niwe. Aramubwira ati deba nuriya ayo mukobwa. Avuga ati n'uyu nguyu. Ako kanya umusore ahita ahaguruka, nyamara tuzi ko iki kigabo ari ikigome. Atahaguruka basanga, aramubwira ati mumeze gute? Abarinzi bagiye kwegera, avuga ati mwegere inyuma witi. Avuga ati wowe n'uyu mukobwa n'ibiki? Umukobwa avuga ati uyu ntabwo muzi. Maze ako kanya umusore atamubwira ati mu kiganza cyawe, maze ikibozi sheri uwo muntu uramuzi? Oya ntabwo muzi. Umukobwa atangiye kwihakana umuhungu biramutungura cyane, avuga ati koko se uravugisha ukuri? Undi aramubwira ati listen umuhungu, ahita amubwira ati sit down, icara vuba vuba. Maze mu boss araseka bitewe n'uburyo umusore amubwira ati hita wicara vuba vuba. Aravuga ati nshaka kugenda, si wambwiye ko ushaka kuba wibohora? Umukobwa aravuga ati wapi, nshaka kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye ntacyo antwaye. Maze ikigo cyavuga ati ese wa gasore we, ntabwo ubona ko umugore wanjye ankunda, katigera anyibagirwa, katanamva iruhande? Nyamara turabizi neza ko uyu mukobwa atajya yishimira. Ako kanya umusore abakuyeyo yameta, amubwira ati se na n'ubu uravuga ko utakinyibuka? Maze umukobwa aratungurwa, maze ikigo cyavuga ati umusore ahita yigenda asura mu byicaro byiwe. Maze umugabo ahita avuga ati aha ngaho mbwira kuko ntabwo muzi. Avuga ati ntabwo muzi. Hanje aramubaza ati nese iyo meta yawe yamugezeho ute? Ikigo gihita kimusatira, ese cyaba kigiye kumukorera iki? Kirangije kiramubwira ati ibintu wakoze, iyi meta ko nzi ko ari iyawe, ari njye wayikwigurira, uzi amafaranga nayiguze. Mwebwe muraza musatira ibintu by'abantu mukabifata uko mwibona. Atangira kukazunguza agakobwa, nyamara ubuzima ntabwo kabwishimiye, kigashinyagura kikavugiraho. Bigaragara kita kigafumbatisha impeta yako, gifata icyo kunywa. Maze umukobwa arakireba, wa musore ari hirya ari kwitegereza. Maze umukobwa igicunga cyarangaye, afata ya mpeta ahita ayishyira mu cyo kunywa cyacyo. Umusore ari kubibona ntiyagira ikintu akora, yabonye bwa mbere ko yabyitereyemo. Ndavuga ati cheers, iki kinywa itangira kugihagama mu muhogo. Kiravuga ati nibikira. Umukobwa amuga ati sheri ubaye iki? Atabyitayeho, ariko kitangira gukorwa. Amuga ati sheri ntabwo biri buze gutinda. Bigaragara ko nyine atangiye nawe kumushinyagura. Maze abarinzi bahita bavuga ati ese nibiki? Kimumufata ahita kishikuza, asatira wa mungura. Amuga ati ese ukunda ubuzima bwawe ku buryo uyurinda waza hano ngaho? Amuga ati nshaka ko tugenda tukibanira. Usambwiye ko se ushaka ko nisanzura mbaho ndi freedom? Amuga ati cyo rero vuba tugende turebe ubwo buzima wari urimo kumbwira, ese burahari cyangwa wari urimo kumbeshya? Ako kanya bahita bafatana akaboko, baragenda. Wa musore avuga ati ariko mutegereze. Aka kanya muhise ahise ahitamo wowe, kandi yari afite umubose, yavugaga asambwiye ko ari umubose w'amafaranga. Avuga ati erega amafaranga ashobora kuzashira, ariko urukundo nubwo rushiraho rwigeze. Avuga ati njyewe nabonye umusore ko aha icyubahiro abakobwa. Ako kanya bahita batangira gusomana, nyamara banza bari bashimanye. Bahita batangira gusomana aho ngaho batitaye kuvuga ati ese birimo kugenda ute. Iyi yari inkuru nziza cyane. Ushaka part 2 watubwira tukayiguha. Make sure subscribe.
subscribe, share na comment.